Yesu ashimwe bene data nshuti zanjye, ni Pastor Ndayizeye bahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo hitamo aho uzaba nyuma y'ubu buzima. Bene data, turiho mu isi, twaravutse, ariko buri wese akwiye kuzirikana ko hari igihe kizabaho akaba atakiri muri buno buzima, akajya mu bundi buzima, ariko twita ubuzima buhoraho. Hari ubuzima buhoraho mu buryo bubiri. Hari ubuzima buhoraho nyuma y'ubu buzima ariko ukabana n'Imana. Hakaba n'ubuzima buhoraho nyuma yo kuva mu mubiri ukazabana na Satani. Iyo bavuze ubuzima buhoraho cyangwa se ubugingo buhoraho, baberekana ubugingo cyangwa se ubuzima kubaho nyuma yo kubaho mu buzima bwa hano mu isi. Rero ni byiza guhitamo aho uzaba mu gihe ukiri ku isi. Ni byiza guhitamo aho uzaba. Bibiliya tubwira mu Gutegeka kwa 2:32-29 haravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ry'umuntu. Ni ikintu gikomeye. Kuba umunyabwenge nyako ni ukubitekerezaho. Iyo umuntu ari mu isi akenshi aba yifuza gutera imbere. Turakora cyane kugira ngo tugere ku byiza byinshi. Ni byiza. Turakora kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ni byiza. Kandi rwose pe, gutunga ntacyo bitwaye, ariko kubigira gusa hano mu isi aho tumara imyaka mikeya ukazabura ubugingo buhoraho hamwe n'Imana, ni igihombo gikomeye. Niyo mpamvu biri tubwira ngo Yesu akwiye kuba umusingi, kuko Yesu niwe yo nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe utugeza ku bugingo buhoraho. Ibyo ukora byose, gushaka ubuzima bwiza, gushaka gutera imbere, gukirana mu isi, nubwo ari byiza, bikwiye kuba bifite umusingi wa Kristo, kugira ngo na nyuma y'ubuzima uzabone ubugingo buhoraho hamwe n'Imana. Bibiliya tubwira muri Matayo 16:26 haravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Iyo ibyo utunze, iyo ubukire bwawe, iyo ibyo uharanira mu buzima bitarimo Yesu, Bibiliya tubwira ngo ntacyo bimaze, kuko ngo ntacyo byakumarira gutunga iby'isi byose udafite ubugingo. Rero mwene data, ukwiye guhitamo, ukwiye kuba umunyabwenge ugahitamo neza. Uyu munsi wongere witekerezeho ibyo nkora uyu munsi, kuko ibyo umuntu akora, ubuzima ubayeho byerekana amahitamo, kandi amahitamo yawe yerekana aho uzamara igihe cyose nyuma y'urupfu. Ni byiza rero yuko uyu munsi wisuzuma ukareba ibyo ukora, niba ayo mahitamo azakugeza mu bugingo buhoraho hamwe n'Imana. Nusanga atari ko bimeze, nakugira inama uyu munsi wo gufata icyemezo cyo guhindura. Kandi niba warahisemo Yesu, ntihagire ikintu gishobora gutuma umurekura. Hari byinshi biza bishaka kudukurura, ariko uyu munsi nta cyakurutira Yesu, kuko niwe umuhesha w'ubugingo. Munambeho, mukomereho, nibwo ubugingo bwawe, nibwo ubuzima bwawe nyuma y'iyi si buzaba ahantu heza hamwe n'Imana. Hitamo uyu munsi mu bikorwa ukora aho ubuzima bwawe buzerekeza nyuma yo kuva muri uno mubiri. Imana iguhe umugisha. Amen.